Nongeye kubasuhuza njyewe ndi Aizo umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Nizere ko aho mugiye muherereye hose mumeze neza, Nyagasani akomeje kugenda abarinda kandi abareba icyoroshye byiza kandi n'iby'agaciro kuba ndi kumwe namwe kuri uyu munsi wa none. Rero uyu munsi tudatinze tugiye kuganira cyangwa se tugiye gusobanura inzozi zidasanzwe cyane. Umwe mu bantu badukurikira hano kuri YouTube yadusangije inzozi aherutse kurota. Nifuje ko nawe wazimenya cyangwa se nawe udukurikiye wakumva ubutumwa bukubiye muri izi nzozi ngiye kuba nakubwira. Okay, noneho reka turebere hamwe uko inzozi ziwe zagenze akantu ku kandi. Muvuga ngo yarose abona imfunguzo nyinshi cyane zimanitse ahantu hameze nko kuri esikariye cyangwa se zirimo kuri esikariye hejuru, noneho ngo azamuka agiye kuzifata. Ariko mu kugenda mu kuzamuka ajya kuzifata ngo yakangutse atarazifata. Ibyo byamuviriyemo kwibaza ndetse no guhangayika bikomeye cyane bituma mbere yuko ntangira rero sasa ndagushishikariza kuba wakanda subscribe, ugakora share, like ndetse na comment kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu dushyiraho bya buri gihe. Kandi niba utarubizi burya iyo ukanze subscribe ikiganiro ukibona mu ba mbere kitari cyaba umuranzi. Rero umva gahunda aba ari kuba wakanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri gihe rwose umeze neza cyane, kandi nanjye biranshimisha sana iyo mbona mugenda mukanda subscribe, kandi nshimiye n'abantu bose bamaze kubikora, kandi nawe utarabikora uri umwe mu bari guhomba. Ikiza no kubakanda subscribe tukikomereza neza cyane. Yes, reka tugende rero dusobanura akantu kandi kuri izi nzozi umukunzi wacu yadusabye ko twamusobanurira neza cyane. Ngo yarose abona imfunguzo nyinshi ziri ahantu nko kuri esikariye, noneho azamuka ajya kuzifata, ariko mu gihe atarazigeraho birangira ahise akanguka. Izi nzozi zifite ubusobanuro buhanitse cyane ku rwego utabyumva. Reka dusesengure buhoro buhoro nk'uko dusanzwe tubikora hano kuri Ghetto Challenge TV, Dream Big Rise from the Ghetto. Yes, reka noneho turebere hamwe ubusobanuro bw'imfunguzo muri rusange. Iyo imfunguzo bifite igisobanuro gikomeye cyane ku buzima bwawe cyangwa se ku buzima bw'umuntu wese. Izo nzozi imfunguzo zishobora gusobanura amahirwe, impano, ibisubizo cyangwa se inzira z'ubuzima zishobora gufunguka. Ngo iyi imfunguzo ari nyinshi bivuga yuko ufite amahirwe menshi cyane imbere yawe, kandi amahirwe atandukanye y'iterambere, ay'ubukire ndetse n'ay'imibanire cyangwa se ay'umwuka. Bivuga ko ari nkaho ubuzima bwawe bufite amarembo menshi agiye kuba yafunguka. Ariko se nanone kuki zari zimanitse ahantu hejuru hameze nko kuri esikariye? Ibyo bishatse kuba byavuga iki? Reka tubyinjiremo neza tumenye igisobanuro cyabyo cyimbitse neza cyane. Hano mu gice cya kabiri reka dusobanukirwe icyo esikariye isobanura mu nzozi. Esikariye icyerekezo cy'iterambere. Esikariye mu nzozi isobanura urugendo rwo kuzamuka mu buzima cyangwa se gutera imbere cyangwa se gushaka kugera ku rwego rwo hejuru cyane. Iyo urose urimo kuzamuka kuri esikariye, ibi bivuga yuko uri mu rugendo rutoroshye rwo kugera ku nzozi zawe, nko ku nshingano wiyemeje, ku ntego wiyemeje cyangwa se ku muryango ushaka kwinjiramo. Ese wigeze kumva umuntu avuga ngo ubuzima ni nko kuzamuka esikariye? Nimba warabyumvise cyangwa se warumvise umuntu abivuga, unyandikire muri comment umbwire ngo narabyumvise. Ibi bivuga yuko wowe cyangwa se undi muntu warose izi nzozi ari mu rugendo rukomeye cyane ariko rufite iherezo ryiza, cyangwa se urugendo rugomba kuzarangira neza cyane, hahandi birangira ugeze ku nsinzi cyangwa se ku cyo wiyemeje. Nimba tugiranye kuri uyu munota rero ni byiza ko wakanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nkibutsa ko iyi ngiyi ari Ghetto Challenge TV, njyewe ndi Aizo Dream Interpreter cyangwa se Aizo umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Nizere ko mukomeje kugenda muryoherwa n'ibi bisobanuro byiza cyane mba ngenda mbagezaho kabisa. Tugenda dusobanura inzozi mugenda murota ubundi mukanyohereza ngo mbasobanurire. Ni byiza kandi ndabikunda, mbikora mbikunze kuko namwe mba mbona ko munyitayeho mugenda. Yes, reka twinjire mu gace ka gatatu dusobanure kuzamuka ajya gufata imfunguzo mu ntoki cyangwa se gutangira kuzamuka agira ngo za mfunguzo azakire mu ntoki.
ariko ikidasanzwe ni uko uwo muntu yazamutse kuri esikariye agira ngo afate izo mfunguzo, bikarangira akangutse atari yazigeraho cyangwa se atari yazifata mu ntoki za mfunguzo yashakaga kuba yafata. Mu by'ukuri ahangaha niho ubutumwa bukomeye buri. Bisobanura ko uri mu nzira nziza cyane yo kugera ku ntego yawe, ariko hari imbogamizi zigiye zitandukanye. Izo mbogamizi zishobora kuba umutima utizeye neza impano zawe, ubwoba bwo kugera kure, abantu baguca intege cyangwa se ibigeragezo by'ubuzima. Ibyo byose ni ibintu bishobora kuba byakubera imbogamizi yo kutagera ku ntsinzi cyangwa se kutagera ku mugisha wawe, ariko byose no gusenga cyangwa se ku bufatanye n'Imana ndetse no gusenga birangira ibintu byose bigiye mu buryo. Ibi bitwereka yuko ari igihe cyo kongera gushyiramo imbaraga nyinshi cyane, kwiyumvamo ko ushoboye no gusaba Imana ikaguhereza imbaraga cyangwa se umwuka w'ubwenge wo kugufasha kudatakaza ayo mahirwe. Inzozi ntabwo zivuga ngo urabura byose, oya, ahubwo zirakubwira ngo haguruka wiyemeze kuko amahirwe ari hafi cyane. Reka tugere ku butumwa bw'ihumure ndetse n'imbaraga. Izi nzozi ni nk'inkoni igutera gutekereza, igutera gukanguka mu buryo bw'umwuka, igusaba kureba neza ibyo urimo gukora nuko ushobora kugera ku mutungo wawe n'impano yawe ndetse n'amahirwe yawe. Ese wowe ubwawe ntiwigeze kumva ugiye kugera ku kintu cyangwa se uri hafi yo kugera ku kintu ariko kikanga mu minota ya nyuma? Igisubizo ni yego. Izi nzozi ziravuga ngo hagarara wemye, ntucike intege kuko uri hafi cyane yo kugera ku ntsinzi cyangwa se ku cyo wiyemeje. Nibutsa ko ndi kugenda ngana ku musozo, rero nimba utarakanda subscribe, iki ni igihe cyiza cyo kuyikanda. Rero mwakoze cyane mwebwe twabanye muri kino kiganiro cyose, kandi mukomeze kunshyigikira hano kuri Ghetto Challenge TV. Niba warigeze kurota inzozi nk'izi ngizi cyangwa se hari izindi warose zikagutera ubwoba, ni byiza ko wanyandikira muri comment cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp kuri nimero yanjye, nkabasha kuba nagenda nkufasha buri kimwe cyose. Ndagutegereje mpari ku bwawe, ntugatinye kunyandikira cyangwa se kumvugisha. Dore njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Nongera kukwibutsa yuko ngiye numvikana hirya nino kandi ndi inshuti y'abadamu ndetse n'abakobwa. Ni byiza gukora subscribe kugira ngo tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka duhure ubutaha. Hasta la vista.